Ndagusuhuje, njye nitwa Leonce Kwizera. Muri iyi minsi ikoranabuhanga rirushaho gutera imbere, ni nako ifaranga rikoreshwa kuri murandasi, cryptocurrency, rikomeza naryo gutera imbere. Muri izi cryptocurrency twavuga nk'izwi cyane yitwa Bitcoin. Ku itariki ya 14 z'ukwa gatatu mu 2019, abahanga bo muri Stanford University mu bibaya bya Silicon muri California badukanye indi cryptocurrency bayita P-Network. Iyi P-Network abenshi bayirambirijeho ngo niyo izabakiza ubutindi, ubukene, ndetse abandi ngo bayizeyeho ko izabasindagiza bageze mu zabukuru. Ariko si iyi P-Network irizewe, ikora ite? Ni bande bayishinze? Nk'ubu ngubu igihe cyose tumaze tumayininga bibaye ari igihuha. Njye nitwa Leonce Kwizera, ndi hano kuri Kwizera Leonce Official. Kora subscribe maze iyi P-Network tuyivugeho. Ku itariki ya 14 z'ukwa gatatu 2019 nibwo abahanga batatu, abagabo babiri n'umugore umwe bo muri Stanford University bashinze iyi P-Network. Abo ni Dr. Cheng Diao Fan, akagira PhD muri Computational Anthropology. Vincent McPhilip akaba umuhanga cyane muri blockchain. Gusa uyu mu 2020 yaje kuva muri uyu mushinga wa P-Network bitewe no kutumvikana mu buyobozi bw'abari bari gushinga iyi P-Network. Uwa gatatu ari nawe byose muri P-Network ni Dr. Nicholas Kokalis, akagira PhD muri Computer Science yakuye muri Stanford University. Mu gihe batangizaga P-Network, uyu niwe wari ushinzwe icyitwa ikoranabuhanga cyose P-Network yakenera. Uyu kandi ni umu-expert mu guhuriza abantu benshi kuri mudasobwa, urugero ibi bya blockchain na cryptocurrency, za social media. Mbega ni umuhanga cyane mu gutuma abantu benshi batari hamwe bahurira ku kintu kimwe hifashishijwe urusobe rwa mudasobwa. Urusobe rwa mudasobwa ni ukuvuga za computer, za telefone, ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Ukuntu iyi P-Network ikora, ujya muri App Store cyangwa Play Store ukadownloading application, ubundi ugakurikiza amabwiriza. Iyo ibyo birangiye, usabwa kujya ukanda cyangwa ukora ahantu habugenewe ugakora ibyitwa kumayininga. Ibyo ukabikora buri munsi, kandi ukabikora ari uko device yawe cyangwa telefone yawe ifite internet, ubundi ukabona ibyitwa P-Coin. Nyuma y'igihe runaka, P-Network imaze kugenzura imikorere yawe cyangwa se imaze kubona KYC slots ziri available, igusaba gukora ibyitwa KYC. KYC bivuga know your customer cyangwa se menya umukiriya wawe. Ahangaha P-Network igusaba kuyiha amakuru menshi ajyanye n'umwirondoro wawe. Aha usabwa kugaragaza isura yawe, irangamuntu yawe yemewe na leta, ndetse n'ibindi. Iyo umaze gukora KYC uhabwa ibyitwa migration. Ibi ni bizatuma P-Coin wagiye ubona umayininga zijya mu ruhererekane rw'amafaranga ashobora gukoreshwa kuri internet, aribyo byitwa mainnet. Bivuze ko udakoze KYC ntushobora kubona migration, kandi utabonye migration, P-Coin zawe ntizizigera zijya mu ruhererekane rw'amafaranga akoreshwa kuri internet. Muri make, izo coins zawe ntacyo zaba zikikumariye. None se kubyuka mu gitondo nkashyira device yanjye kuri internet ubundi nkamayininga, ndetse nkaba naranakoze ibisabwa byose, birahagije ngo mbone amafaranga cyangwa mbashe guhaha online? Muri make, ibi bintu byizewe ku kihe kigero? Mu by'ukuri hari impamvu nyinshi zituma P-Network itizerwa. Muri izo reka tuvugemo nkeya. Iya mbere ni igihe kinini iyi P-Network imaze itaratanga umusaruro ku bayikoresha. Nk'uko nabikubwiye hejuru, iyi P-Network yatangiye gukora ku itariki ya 14 z'ukwa gatatu 2019. Bivuze ko kugera uyu munsi iyi P-Network imaze imyaka igera kuri 6 abayikoresha amaso yabo akiri mu kirere bategereje ngo bizacamo. Ni mu gihe Bitcoin yatangiye ku itariki 3 z'ukwa mbere 2009, hanyuma mu 2010 abayikoresha batangiye guhaha no gukora exchange, ivunjisha. Ibyo ni bimwe mu byo bamwe baheraho bakemanga iyi P-Network. Ingingo ya kabiri ituma abantu bamwe batizera iyi P-Network ni uburyo bwayo bwo kumayininga.
Kuri P-Network upfa kuba ufite interinete gusa, ubundi ugakanda ahantu runaka kuri device yawe, maze ama-P-Coin agatangira kwibara. Ibyo bitandukanye n'ubundi buryo bwo kumayininga busanzwe bukoresha ku zindi cryptocurrency. Ubusanzwe izi cryptocurrencies mu kumayininga zikoresha icyitwa computational mining. Iyi computational mining ikoresha imbaraga nyinshi za CPUs, GPUs cyangwa se ASICs mu gukora urusobe rw'imibare ikomeye. Ibi bifasha mu kugenzura no kwemeza ko umuntu uri kumayininga yasubije neza ibyitwa cryptographic puzzles. Mu by'ukuri ubu buryo burakomeye cyane ku buryo umuntu adapfa gutsindira amafaranga mu buryo bworoshye nk'uko kuri P-Network bimeze. Impamvu ya gatatu ituma abantu benshi bakomeza gukemanga ubuziranenge bw'iyi P-Network ni uko nta buryo bw'ivunjisha buteganijwe. Kuri P-Network nta hantu namwe bagaragaza ngo P-Coin imwe ingana n'amadolari angahe, Bitcoin zingahe, amapawundi angahe cyangwa se ingana n'umubare runaka w'amafaranga angahe. Ni ukwiberaho mu kigare gusa ngo P-Coin imwe izaba ifite agaciro kanini mu madolari, ariko ntawe bigaragara muri sisiteme. Ikindi kandi iyi P-Network nk'uko itaratangira, nta hantu na hamwe ama-P-Network bigaragara ko afite agaciro runaka mu mafaranga runaka y'abakoreshwa no kuri interineti. Impamvu ya kane ituma iyi P-Network utayizera cyane ni uko nta buryo na bumwe bwateganijwe bwo kubikuza amafaranga. Abantu bamaze imyaka 6 bakoresha P-Network nta n'umwe ufite uburenganzira bwo kubikuza amafaranga yakoreye, yewe no muri sisiteme ntaho biteganijwe ngo nibura umuntu avuga ati igihe P-Network izaba yatangiye gukora neza nzajya nyura hano mbikuza amafaranga yanjye. Indi mpamvu ituma abantu bakemanga ubuziranenge bwa P-Network ikaba impamvu ya gatanu ni ukwikubira ubuyobozi bwose. Kuri P-Network ibyemezo byose bifatwa n'ubuyobozi bukuru bwayo, mu gihe izindi cryptocurrencies zikoresha computational mining igira uruhare runini mu kwemeza ko umuyuza yatsindiye amafaranga. Ikindi, ubuyobozi bwa P-Network nibwo bugena umuntu ugomba gukora KYC binyuze mu gushyiraho KYC slots nkeya kugira ngo abantu benshi batabasha gukorera KYC icyarimwe. Impamvu ya gatandatu ari nayo tugiye gusorezaho mu mpamvu zituma abantu bakemanga iyi P-Network ni ukudakorera mu mucyo n'ibibazo mu ikoranabuhanga. Abantu basobanukiwe ibijyanye n'imikorere ya za blockchain bashinja iyi P-Network kutagaragaza neza uburyo ikora muri sisiteme zayo zirimo nka blockchain mechanism, consensus algorithms ndetse na security protocols. P-Network ntabwo igaragaza neza ngo ibi cyangwa ibi bikorwa bite nk'uko izindi blockchain zibigaragaza neza, amakuru yose ushaka ukayabona. Ikindi kandi iyi P-Network mu myaka 6 imaze iracyaputatinga system zayo. Ibi nabyo bituma abatari bake bayikemanga bakemeza ko iyi P-Network icyo ishaka ari ugutuma abantu baguma gutegereza batarambirwa, nyamara nta gahunda ihari yo kubihera amafaranga. Ingingo ni nyinshi twagarukaho zikemanga iby'iyi P-Network, gusa reka turekere aho ngaho, ahubwo twibaze niba iyi P-Network itaduhaye amafaranga yabishaka kuzatumaza iki. Birashoboka cyane ko nyuma yo kubona abantu benshi bariyandikishije cyangwa barakuriyetinze account zabo kuri P-Network bashobora kutwamamazaho, gucuruza amakuru twabahaye, kugurisha iyi sisiteme bakayihera abandi bakatubyaza umusaruro mu buryo bwabo, kuyihindurira icyo yari igenewe bakaba bayihindura nka social media tukajya twiganirira, cyangwa se bagakora cryptocurrency koko ifite imbaraga kandi ikora mu buryo busobanutse. Ikindi kandi bishobora no kuba ari impamvu y'ubushakashatsi gusa. Wenda ugasanga baribajije bati uramutse ukoze platform ukabeshya abantu kuzabaha amafaranga y'ubuntu, bayitabira bingana iki cyangwa se bayimaraho igihe kingana iki. Wakoze kubana nanjye muri iki kiganiro. Uyu munsi ntabwo ngiye kukubwira ngo iyi ni scam cyangwa se ngo iremewe kuko itaranatangira gukora ngo dusuzume imikorere yayo. Nahawe rero ho gutekereza kabiri. Icyo nakwifuriza, Imana iguha amafaranga. Njye nitwa Leonce Kwizera, ndamwe kuri Kwizera Leonce Official. Hasta la victoria siempre.